kuva tugihunga ibindi byose twari twarabitakaje, ntabwo twari tugishobora gukora politike, ntabwo twari dufite ububasha bwo gucuruza nk'uko tubitekereza nk'umuntu uri mu gihugu cye. Ikintu twari dusigaranye cyari umuco wonyine, ni nawo twagenderagaho. Ariko leta y'u Rwanda ntabwo yigeze duha amahoro kugira ngo uwo muco tuwukore. Batangiye kera bikabananira, bikagenda bibananira kubera ko aho twari turi nabo barwanaga no kuri ako gasigisigi dusigaranye. Nyuma yaho haje kuba amateka asa n'ahindutse, havuye abantu benshi b'impunzi b'abarundi bari ino batashye iwabo. Umukuru w'icyo gihugu ngo akoze icyo bitaga leta y'ubumwe, guverinoma y'ubumwe, ubwo birahinduka pepe. Abari bavuye ino bari nk'ibyitso bya leta y'ino, bakora uko bashoboye kugira ngo umuco wo kongera kubaho. Nibwo baduhagarikaga, bahereye kuri igihe bakurikizaho witwa Rurangwa Jean Marie Vianney, hanyuma noneho baza gukurikizaho n'amatorero yose pepe, tujya mu icuraburindi. Ubundi twari nk'ijisho rirebera abandi, tubatekerereza, noneho pepe turaryama turasinzira. Ariko ntitwarekeye aho, twakomeje kurwana n'uburyo umuco utarembera ngo birangire, kuko utagira umuco wapfuye. Ariko tukaba nk'abapagasi b'umuco, ntabwo twari tukiri abahanzi byuzuye, kuko iyo udafite ahantu ushobora kujya kwerekanira ibyo ibihangano byawe, ukabyandikira kugira ngo bigume mu nzu, ukabyigishiriza kugira ngo bigume mu nzu, basanga hari umuntu uririmba bagacinyiza, basanga hari umuntu ubyina baterekareka, byabaye ibindi. Muri iyo minsi ya nyuma cyane cyane hatangiye mbere yo gato hatangira intambara yo kwibohoza, no muri iyo ntambara yose byabaye ibindi. Hari umuntu wino ujya uvuga ngo dore amacenga, natwe byari amacenga, twacenganaga nabo turi kumwe nabo. Bagera aho babibyitso birangira, ndetse barya n'amafaranga. Leta y'ino yatanze amafaranga menshi cyane kugira ngo bahagarike umuco, kuko babonaga ko ari we ufite icyo ubwira abanyarwanda kugira ngo bahuze. Tukagira ibyago twaracengewe. Muri abo banyarwanda harimo bamwe bakorana na za ambasade z'u Rwanda, cyane cyane niyo ngiyo. Ariko twagerageje kwitabaza amategeko y'amahanga amwe arengera umuhanzi, ku munsi mukuru w'impunzi tukabikora. Ubundi tukaba dufite abantu b'inshuti bo muri icyo gihugu, tukabibitirira, akaba aribo bitirirwa, akaba aribo babyanditse, akaba aribo babikoze, wowe ukagenda nk'umwigisha, hanyuma ukabikora byitirirwa we, ukabyemera bikitirirwa we. Ndetse hari na bamwe bashatse kubyitwaza kugira ngo badutware ibihangano byacu, ariko ukakora uko ushoboye kugira ngo werekane ko ari ibyawe, nawe yagukundira nterekane ko ari ibyawe, tukabinyuza muri izo nzira kugira ngo dukomeze turwane urwo rugamba. Hakorwaga ibintu bibi, nko kuza bagasanga hamanitse igishusho cyerekana ibihangano byaho bizakorera, bakaguhamagara ukajya kumva minisitiri araguhamagaye yagutumyeho, akaza akubwira ngo kuki washushanyije ibicumu, ngo biriya bicumu uzi ko Habyarimana atabikunda. Watekereza ko amacumu atari yaza guterwa Habyarimana, yanditse ku gipapuro, werekanye nk'ibintu bya kera ku ngoma ya Rwabugiri, ya Ruganzu, ingabo, ugasanga ntaho bihuriye. Hari n'umuntu wigeze kutubwira, we yari yarahawe amafaranga bigaragara n'umuntu wari perezida wa ikipe ya Kiyovu, turabimenya, amafaranga menshi yo kugira ngo he kuzagira ikintu cy'igihangano cy'umunyarwanda uri aho ngaho cyongera gutambuka. Wajya kumva umuntu arakubwira ati ngwino, le gouvernement rwandais est en colère. Leta y'u Rwanda yarakaye cyane, yarakajwe n'ikisinya kugira Imana, yarakajwe n'ibyo mukora, kuki mwandika. Kwandika se ko ubundi ari uburenganzira bw'umuntu, naho yaba ari iruhande rw'uburiri, ko igihe hagize ikintu cyiza umuntu yandika. Ubu rero ntabwo wongera kwandika kugira ngo uyibonere uruhushya hoshi tujyane muri ambasade yanyu y'u Rwanda, abizi neza ko iyo ambasade atari iyacu, abizi neza ko ari iya leta iturwanya, ariko akakubwira ati kugira ngo wongere kwandika, wongere kubyina, wongere kuririmba ku mugaragaro, ngwino tujyane muri ambasade, hanyuma mugusabira uruhushya n'inshuti yanjye. Ugaseka nyine, kuko ubuze uko agiragwa neza. Cyangwa se umuntu akaza akaguhamagara ati kuva ubu ngubu kugira ngo bitambuke mbihe uruhushya, jya wandika ibintu bitagira icyo bivuga. Écrire des choses qui ne signifient rien. Abahanzi b'ukuri nuko bagomba kubigenza, ukumirwa. Ubizi hazaga umuntu akakubwira ati Kagame yaraye kumutakura, ati nimushake abahanzi, ubwo nibo bamuzanye. Kagame yaraye kumutakura, sinzi kuhazi. Na hano bateye ubwo bati Kagame yaharaye. Bati ubwo rero abahanzi baratangira bamuririmbe, bakadushaka. Habyarimana yazaga mu gihugu twari turimo, abahanzi bakabafunga.
bakabafunga, mukajya kubona ukubona abantu baraje nimugoroba bati wagira imana akakubwira ati ntuva nusohoka birakumerera nabi, wagira ibyago bakajya kukubika kugeza igihe azatahira. Abantu birirwa barwana intambara ku isi hose bashaka kwiga ikibanziriza ikindi ari umuco cyangwa politiki. Abazi gushishoza no kureba kure bazi ko kamere ya buri muntu ya buri gihugu iri mu muco we. Abantu bamwe bakomeye bishingikirije umuco kugira ngo babone uko bazamura amajyambere yabo. Nkuko babivuga bati utagira umuco wapfuye, utagira umuco wapfuye ni koko. Abo rero baryaga batyo ntabwo byari gusa nta kwari gukina, bari babizi ko uwo muco ari wo gihangano gikomeye gishobora gutuma no muri politiki ukomera. Babyita akagozi ka bugingo gatuma u Rwanda rudacika. U Rwanda rwari rugiye gucika. Ni ukuvuga rero ko ababigiraga abo bacinyizaga ibyo bintu yari intambara nk'indi nk'uko barwanaga mu Mutara, nk'uko barwanaga mu Birunga, bashaka ikintu kibuza abantu kujya hamwe, kandi kuko umuco uhuza abantu, ni ihuriro, ni isangano. Ibyo byose byakozwe n'umuco. Ari nacyo kibabaje iyo ubona dusa naho tubyibagirwa ubu ngubu, tukongera gusa n'abasubira muri bwa bupagasi twarimo, kandi tuzi umuco aho wagejeje abantu. Ntabwo bakoraga ubusa, bari bazi icyo bakora.